minsi ishize kugira ngo nawe twaganira tumuguhaye ijambo wagira icyo ubwira abantu. My brother Kemuzera muko mubizi abantu Mungu wanyu buta ikintu. Okay, motherboard, database n'amazina nkayo menshi. Yeah, for sure. Okay. Really. Hari imizigo umaze iminsi turekurira idasanzwe myiza cyane iriho imizingo ikomeye cyane. Hari indirimbo yawe yamamaye yitwa Indera nziza cyane iri ku muzingo wawe, ariko hari n'indi ngoma uheruka gushyira hanze. Ifite album bita Icyumba cy'amategeko. Irandirimbo iri guca ibintu muri iyi minsi. For sure. Irandirimbo irimo message, nkurikije message numvishemo nsa nkaho numva nkaho hari abantu mwarimo mubwira haba hari umuntu mwagiranye beef. Oya na beef ni that's industry twumva gukora umuziki nyine ukagera ko bageneye kugera. Okay. None se ko izina ryawe rimaze gufata indi ntera muri iki gihugu, koko uri mu baraperi ubu ngubu bagifite imbaraga batangiranye kugeza na n'ubu, ubona ko mu minsi iri imbere bashobora kudukorera ibintu birenze, ni iki wakizeza abafana bawe, abafanazi bawe, ni iki wababwira muri aka kanya? Nibisanzwe nagutubatengu hayi mizigira hari ewana banze barenira album ewana indirimbo zironi nyinshi ewana indirimbo zo nagadasoka ni buri kanya for sure. Ni izihe projet ufite mu minsi iri imbere nyuma yo gukora iri album? Babanze bitegura ibitaramo byinshi, azabaho n'igitaramo cyo kwidonshinga ewana bimeze neza kabisa. Okay, ndumva ari sawa cyane. Ubwo ngubwo twizere yuko hari ikintu gishya tugiye kubona kidasanzwe, abafana bagiye gukomeza kuryoherwa n'imizingo mishyashya idasanzwe. Ibintu bishya byo birahari. Nkuko mubizi ndi kuganira n'abastari hano muri studio bagiye batandukanye, duherukana tugenda dutumira buri umwe bitewe n'umwanya twabonye, ariko urabona ko twakuranirije abastari hano bose icyarimwe tugenda tubabaza icyo bari gutegurira abafana babo. Ngira ngo mwabyumvishe buri mustari yagiye atubwiye ibintu ari gutegura bya danje byiza, twizere yuko hari ikintu gishya tugiye kubona muri iyi minsi. Siko bimeze guys? Jewe njya gukora music, nta muntu nagiye wabo ngo we ngiye gukora music. Kumbe tubwiye ko jewe nta muntu ntago ngendera kuri pressure. Urumva ntago niyeze mbwira abantu ngo ngiye gukora music nzajya ntago umuziki wanjye ari ama episode nka filime ngo izajya nyura wenda nk'urugero nka Seburiko Kongo buri wa kabiri buri wa umuziki wanjye ni uwanjye mayuti kanyarenze. Uriko byumva neza? Nimba umva umuziki warananiye umva bawushoboye. Ejo ninza takurya kinyuma akanyanga mu mutaranda kapro. Urashaka hi njewe ngira abafana banje mani batari ibyo bintu byo kwiruka ngo kuko runaka yasohoye indirimbo ngo nanyu nyisohore. Ubu se ejo bundi nakumvishije indirimbo ari uko ntazifite hano. Avoga hano banje nababwira ati turetse nabari abapete nabo baba bashaka kuzana utuntu tw'utubifu mu gakino, nabo twababwira ati nibanze bicare bige. Bicare bige. Reka dukomeze tujye ku wundi mustari uri hano. Ni iyihe nama wagira abahanzi bo mu Rwanda kugira ngo umuziki wacu urusheho gutera imbere ugere ku rwego rwa nk'urwo Nigeria igezeho n'ibindi bihugu byamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu muziki? Ikintu nababwira nuko bareka beef tugakora. Kuko umuziki nyarwanda nitwe tugomba kuwukora. Yego. Kandi nizo mbaraga zacu. Yego. So rero kujya harugatuka undi musani mugenzi we urano ubucucu. Uyu uvuze gutyo hari abantu bahita bavuga ati buriya amajyara n'amatakira ngoyi abagira ngo nyine akomeza turerege atubike. Sawa. Twumve ko afite indirimbo. Reka nze nkumve nakumvishije ubugoryi bwanjye. Yego. Sawa. Ubu bazagaga mbe nkwereka ukuntu nkora. Unatubwira aho collabo yawe na Bruce Melody yarengeye. Indirimbo mwari mwarise ikotomoni yarasohotse iri kuri YouTube. Video yarihorewe.
video yarihorewe uwihoreye yarihorewe twarayihoreye kuki tumva ikinyarwanda yarihorewe wowe komeza ubaze Kagame nkwereka nk'imizigo hano urumva tugiye ko afite album sika tubwiye kugwa kurabo ya Dore Imbogo na Joyeuse ari option ya nyuma kandi mugomba gukora indirimbo ninde mwakora indirimbo Dore Imbogo, dore imvubu, dore impara. yayikorana na nyina Nabitangaza yabikoze ahubwo yabihemutse. nyina wa Dore Imbogo cyangwa nyuma aho bigenze bite se nyine hari ukuntu batanga amahitamo njyewe umitishamo ko Kigali yaguhitishijemo yahise cyane kahitishemo wenda nk'ababyeyi be ngo dukorane minsi mikeya ngaraba yuzuza ngo 45 by'amahoro nagra ndirimbo yarucinze ngo sinabyaye naga ari ibintu byapfa kuzuza ibintu 45 okay nanjye ngo namba nakoze umuzigo nkawita gasununu niko bari baba yarabiteye brother yego niki wabwira abastari muri iyi minsi bafite bifu zo gushaka kwibasirana muri aka kanya mbabwiye uti nanjye murabizi nirembera sinjya niteza nyine abaraperi ubundi akanyanga mu mutaranda kapro ubutumwa wagenera abahanzi cya by'umwihariko abaraperi kugira ngo natwe twubake izina mu ruhando mpuzamahanga dutera imbere mu muziki by'umwihariko injyana ya rap tuyiteze imbere ubundi ibintu bya generation biragoye gusa nyine bashyira agapira hasi dukora umuziki yego umuziki ni wacu tuhame mu neza dukora ibintu byacu nicyo ngicyo no gufatanya gusa okay okay reka tujye kuri uyu nguyu ari nawo tugiye gusorezaho tumubaza tuti ese ni izihe mbogamizi muhura nazo mu muziki by'umwihariko muri rap ni izihe mbogamizi by'umwihariko abastari bo mu Rwanda bakunda guhura nazo dukunda guhura n'imbogamizi nyinshi cyane buriya kenshi abahanzi yenda bateye imbere bakuru bacu ari igihe batajya bita nko kubanza yenda bakizamuka ngo mube mwakorana korabo abahe korabo usanga nyine korabo zabo zirahenze nkwereka ukuntu nkora unatubwira aho korabo yawe na Bruce Melody yarengeye indirimbo mwari mwarise ikotomoni yarasohotse iri kuri YouTube video yarihorewe banamubwira agasanga ari kuki bya mirenge ibintu byinshi nyine nizo mbogamizi muhura nazo izo mbogamizi zirari cyane ugasanga nyine tumeze nk'aho tukiri kwishakisha kandi ibyo ni ahantu byatugeza nkuko bavuze buriya Nigeria barafashanya cyane no kuvuga ngo mu Rwanda baraperi bagakwiye gufashanya ntagire uwigiranya mwigendaho hakabaho ikintu cya collaboration kugira ngo rap ibashe gutera imbere n'abagafashe bafashe n'abandi bakizamuka aho hasi nibyo byadufasha kuzamuka kubona Nigeria ubona ko habamo abanzi benshi ubona ko bafite izina cyane kurenza ahandi iwacu mu Rwagasabo nge rero mwari kumwe nitwa Yusufu nkaba naganiraga n'abastari batandukanye hano nkaba rero dusa nkaho dusoje ikiganiro twagiranaga nagira ngo guys mbifurije gukora cyane kandi mukora ibintu byiza abafana bishimira nizere yuko tuzongera tugahura inshara ubutaha siko bimeze brother turi kumwe n'abakunzi bacu ubwo rero reka mbasezereho tugende mugire umunsi mwiza nizere ko mugira urugendo rwiza tuzasubira ubutaha akwiyamyama ewe bita amabuno mato yirinda gusura indakira kwera were